benshi ntabwo bari ubwoko bw'Imana, natwe abanyamahanga ntitwari ubwoko bw'Imana, ariko Yesu amaze kugera mu isi twahinduwe ubwoko bw'Imana. Ikiguteye ubwoba si uko uzi yuko wamaze kumuta. Niba uzi yuko uri kumwe nawe, niba uzi yuko uri muri we, niba uzi yuko uhagaze neza, niba uzi yuko uri umwana w'Imana, ukaba uzi yuko nta makosa, ukaba uzi yuko nta mafuti, ukaba umwumvira by'ukuri, ni iki kiguteye ubwoba? Imana yo mu ijuru irambwira ngo niko abantu benshi batabereye maso amasezerano yabo, batabereye maso agakiza Imana yabahaye, batabereye maso umugisha wabo. Indi message naje guhabwa indi message iteye gutya. Nabwiwe ngo abantu basenge cyane muri ibi bihugu byo muri Afrika, abantu bumva ururimi, kandi uko ahembwe uriya muntu akarushaho kugira amaganya, kandi mu by'ukuri yari akwiriye kwishimira yuko umushahara ubonetse. Imana yo mu ijuru yambwira ngo mbwira abantu basengera ubukene buri hano imbere. Ubukene buri hano imbere. Uhembwa ibihumbi 100, usabwa gukemura ikibazo cy'ibihumbi 300. Imana irambwira ngo mbwira abantu basengere ibyo kurya, kuko Imana yambwiye ngo hano imbere hari inzara. Nabonye ibyo kurya bikataza mu biciro, ngiye kubona mbona umuntu arahembwa umushahara, ariko yajya guhaha wa mushahara ugashirira mu byo kurya yego rwo hejuru. Nuko nguko iyo message nayibonye, mbwirwa ngo abantu basenge, kandi nimbwirwa ngo abantu basenge, Imana yambwiye ngo cyane uyu mugabane wa Afrika, irambwira ngo inzara igiye kwica abantu benshi mu bihe biri hano imbere kubera kubura ibyo kurya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kandi ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe nuko abantu yagaburiye, byatewe nuko abantu Imana yagiriye neza. Ari nabyo bigiye gutuma abantu benshi bitwa ko bavuganye n'Imana igiye kubaca mu maso yayo. Igihe cyo kumwaza benshi kiraje. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kubera ibigirwamana bitandukanye abantu bamaze kwimika muri bo, ariko Imana irambwira ngo bigiye gucanga benshi, atari uko umushahara wahagaze, yewe n'umushahara warongewe, najya ajya gutera imibare asange n'ubundi biramucanze. Imana irambwira ngo kandi ibyo byatewe n'iki? Byatewe n'ibigirwamana. Aya magambo rukuvuga ngo umugeni. Ni igice cya 7 umurongo n'uwa 11 handitswe ngo nduwo umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo rigufi cyane ritubwiye ngo nduwo umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, kandi Imana ikomeze yamamare. Iyi ndirimbo, iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo, ni igitabo abasore n'inkumi bakunze gukoresha bari guteretana, bagakoresha aya magambo abarimo. Ariko iki gitabo mu isezerano rya kera cyerekana urukundo rwari hagati y'Abisiraheli n'Imana. Mu isezerano rishya iki gitabo cyerekana urukundo ruri hagati y'itorero na Kristo. Uyu mugeni rero ni itorero. Aha ngaha turasomye ngo nduwo umukunzi wanjye. Umukunzi wacu ni Kristo. Haleluya. Uyu Kristo niwe wadupfiriye. Uyu Kristo niwe watanze amaraso ye ku bwacu. Uyu Kristo niwe watwitangiye. Igihano cyari kidukwiriye yacishizeho. Sinzi, njya ntekereza kuri urukundo nkasanga rurenze uko umuntu abyumva. Umugore n'umugabo barabana, ariko havuka akantu gatoya, nubwo basezeranye, nubwo bavugaga yuko bakundana, ugasanga ka kantu
kazanye amakimbirane, kazanye ibibazo n'ubundi hagati yabo. Ariko twebwe mu by'ukuri twari abo gucibwa, twari abo gupfa, twari abo kurimbuka, ariko Kristo yemera kuza hano muri iyi si atanga ubugingo bwe ku bwacu. Sinzi uburyo wowe ubyumva, ariko twebwe abamwemeye bose bakizera izina rye turi abana b'Imana. Niba uri umwana w'Imana urabyumva neza, ariko niba utaragera ku rugero rwo kuba uri umwana w'Imana, kubyumva ntabwo uri bubishyikire. Kandi Kristo amaze kuza mu isi, twagize umugisha wo kumenya Imana neza, twagize umugisha wo kugira uruhare ku Mana. Abantu benshi ntabwo bari ubwoko bw'Imana, natwe abanyamahanga ntitwari ubwoko bw'Imana, ariko Yesu amaze kugera mu isi twahinduwe ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane, turi abana b'Imana. Kandi burya umwana mu rugo iyo agize imico myiza, akagira imyitwarire myiza, agira agaciro mwa rugo. Ushobora kuba uri inshuti ya runaka, urugero ushobora kuba inshuti ya perezida, reka ntange urwo rugero, ukaba wagera niwe mu rugo, ariko hari ahantu utagera. Ariko umwana wa perezida agomba kugera mu nzu, akagera no mu byumba n'umujepe umurinda atageramo, akanamwurira. Niko bimeze cyane rwose. Umwana wa perezida afite kugenda rwose akisanzura ku mubyeyi we, uwo yaba ari we wese atabasha n'ubundi kubahuka. Niko rero natwe abana b'Imana, iyo turi abana b'Imana nyakuri, turatinyuka mu maso y'Imana. Ubundi umuntu wese wizera Imana yakitwa umukozi w'Imana, aba ari n'umwana w'Imana. Bityo rero uyu mugeni cyangwa se uyu mukristo, reka twizire mu isezerano rya none, uyu mukristo arabihamya, aravuga ati ngewe ndi umukunzi wanjye. Buriya iyo dusomye iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo, tujya dukuramo amagambo y'ubwenge kandi yadukomeza. Hano ku gice cya 2 umurongo wa 6, uyu mugeni naho yongeye kuvuga ijambo, aravuga ngo ukuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye n'ukw'iburyo kuramfumbase. Haleluya. Ukuboko kwe kw'ibumoso ngo kuranseguye, ukuboko kwe kw'iburyo kuramfumbase. Korari Muhwe yo ku Gisenyi yo iraririmba ngo none natinya iki. Ni korari ya Erika yaririmbye. Ngo niba ukuboko kwe kw'ibumoso kunseguye, ukw'iburyo kukaba kumfumbase, natinya iki. Ikiguteye ubwoba si uko uzi yuko wamaze kumuta. Niba uzi yuko uri kumwe nawe, niba uzi yuko uri muri we, niba uzi yuko uhagaze neza, niba uzi yuko uri umwana w'Imana, ukaba uzi yuko nta makosa, ukaba uzi yuko nta mafuti, ukaba umwumvira by'ukuri, ni iki kiguteye ubwoba? Nuko wabuze urubyaro se, ajya atanga n'urubyaro. Nuko utinze cyane mu bukode se, ajya atanga n'amazu, abantu bakava mu bupangayi. Nuko utinze cyane se mu bukene bwo kutagira akazi, ajya atanga n'akazi, umuntu agahembwa akarya ku mafaranga. Nuko utinze cyane se hahandi yavuganiye nawe amasezerano akaba atinze gusohora, ajya asohoza n'amasezerano, ibyo yavuganye n'abantu be akabisohoza. Haleluya. Ndi uw'umukunzi wanjye, nkwifurije kuba uwa Kristo akaramata. Uyu muntu aravuga ati ndi uw'umukunzi wanjye, kandi urukundo rwe ararungaragariza.
kera hari amakorasi yaragezweho nyigera mu itorero, bajyaga baririmba ngo ninde utagushima wa mana we, utakoreye ibitangaza ninde. Burya muri bya bitangaza ni urukundo rwe yakugaragarizaga, muri bya bitangaza yagukoreye ni urukundo rwe yakugaragarizaga. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ibuka rwa rukundo yakugaragarije, numara kwibuka rwa rukundo yakugaragarije, haleluya, wongere ufate umwanzuro wo kongera kubana nawe neza, kandi wongere ufate umwanzuro wo kugendana nawe neza. Imana yacu ishimwe kandi Imana itugirire neza cyane. Nagiye mwihishurirwa muri iri joro, mbona umurima w'ibishyimbo byiza cyane byari bigeze mu gihe cy'imiteja. Abantu bahinga barabizi, n'abadahinga nabo abenshi barabizi. Ibishyimbo bigeze mu gihe cy'imiteja, ngiye kubona mbona bya bishyimbo imbeba ziraje, zirabyubahutse, zirabicagaguye. Numva ijwi rirambwira ngo uzi igitumye zirambeba ziroshye mwabira bishyimbo. Iryo jwi rirambwira ngo itegereze, igitumye bira bishyimbo imbeba zibyirohamo, ngo nyirabyo ntabwo yabibereye maso ngo abashe kubagara kiriya kigunda kirimo. Iryo jwi rirambwira ngo iyaba nyiri bira bishyimbo yarabaye maso akamenya kubagara. Kubagara ni ugukuramo bya byatsi biba biri muri bya bishyimbo, akabasha kubibagarira, ngo ntabwo zirambeba ziba zubahutse bira bishyimbo ngo zibicagagure. Imana yo mu ijuru irambwira ngo niko abantu benshi batabereye maso amasezerano yabo, batabereye maso agakiza Imana yabahaye, batabereye maso umugisha wabo. Imana irambwira ngo uko niko Satani yamaze n'ubundi kwangiriza amasezerano ya benshi kubwo kutabera maso. Imana ikavugana nawe ngo mwana wanjye, nzakugirira neza, nzakugira umuntu ukomeye, uzicara no muri ministeri y'igihugu uba umuyobozi ukomeye. Ariko warangiza ukajya gusambana, warangiza ukajya kubesha, warangiza n'ubundi ukajya kwiba iby'abandi, warangiza n'ubundi ukajya wirirwa mu magambo n'ubundi adahesha Imana icyubahiro, warangiza n'ubundi ukirirwa mu matiko, warangiza ngo Imana yaravuze, ngo Imana yaravuze, Imana yaravuze. Ndagira ngo nkubwire ngo amasezerano yawe, imbeba ubundi zirambeba ni abadayimoni. Abadayimoni barayangirije, bakwangiririje amasezerano. Yo Mana iherutse kuma ubutumwa bw'abantu bamwe kuri cano imwe yitwa Iry'Ukuri TV. Ubutumwa ndabutambutsa. Ubwo butumwa bwavugaga ku bakozi b'Imana, Imana yahaye amasezerano ariko ntibayabera amaso. Mana irambwira ngo n'ubundi igiye kubaca, igiye kubaca. Ariho yari yamereye iri jambo riri hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 17 guhera ku murongo wa 13 ukamanuka hepfo. Umutwe w'aya magambo uri kuvuga ngo ibyaha by'ubupagani bituma Abisiraheli bajyanwaho iminyago. Aya magambo ari kuvuga ngo kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisiraheli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi, mwitondere amategeko yanjye n'amateka, mukurikire ibyo nabategetse, ibyo nategetse basogokuruza byose, nkajya mbibategekesha abagaragu banjye b'abahanuzi.
ariko banga kumva, ahubwo bagamika amajosi nk'uko basekuruza bagiraga, ntibizera Uwiteka Imana yabo, bakanga amateka ye n'isezerano yasezeranye na basekuruza n'ibyo yabahamirije, kandi bagakurikira ibitagira umumaro, bahinduka nkabyo, bagakurikiza abanyamahanga bari babagose, abo Uwiteka yiruka yabihanangirije kutazabigana. Nuko bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icyashera, baramya ingabo zo mu ijuru, bakorera Bali, bakanyuza abana babo b'abahungu n'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakigurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Ibyo byatumye Uwiteka abarakarira, arakarira Abisiraheli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisiraheli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisiraheli rwose, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi, kugeza ubwo yabaciye imbere ye. Imana idufasha cyane. Imana irambwira ngo hari abantu bari baravuganye n'Imana, hari abantu rwose bari abatoni mu maso y'Imana, hari abantu rwose Imana yishimiraga, hari abantu Imana yakoreshaga, hari abantu Imana yarahaye impano, hari abantu Imana yagenderaga muri bo, ariko barangije bishyiriraho ayabo mategeko, barangije bigana abapagani, barangije n'ubundi baragoma, bakora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko Abisirayeli n'aba Bayuda babigenje. Ariko ijambo riratubwiye ngo nuko ngo Uwiteka ngo byageze aho yabaciye imbere ye. Imana irambwira ngo aba bantu nibatihana, Imana igiye kubaca byiteka, Imana igiye kubaca byiteka. Kandi Imana irambwira ngo uko zirambe bazonye biriya bishyimbo ntiwabiteranya, imbeba zamaze kubicagagura. Imana irambwira ngo niko nabo bagiye kuba ibicibwa nibadahindukirira Imana. Iyo tuvuga ubu butumwa, ntabwo tuba tugamije kugira ngo nibura abantu n'ubundi babyumve gutya gusa, ahubwo nibura tuba tugira ngo nibura abantu nibumva ubu butumwa n'ubundi bahindukire, bakize ubugingo bwabo. Imana yacu itugirire neza cyane. Kandi Imana irambwira ngo ntangarize aba bantu, ntabwo Imana ishaka kugira ngo n'ubundi bazabura ubugingo kandi barayikoreye, ahubwo icyo Imana ishaka, irashaka kugira ngo n'ubundi aba bantu bakimara kumva ubu butumwa nibihana, Imana yo mu ijuru irabababarira. Imana nishimwe cyane, kuko Imana yacu ni inyembabazi, itwihanganira idashaka yuko hari n'umwe warimbuka. Imana bari bafite imbaraga ziteye ubwoba, mbona bafashe iyindi barahingaguye, mbona nayigwiriye abayirimo, bafata iyindi, ngiye kubona mbona basenye inzu nyinshi cyane, zaba izo mu mujyi, zaba izo mu cyaro, zaba izo mu Rwanda, zaba izo hanze y'u Rwanda. Ndibaza ngo ibi bintu birashaka kuvuga iki? Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Vedaste, tangaza iri tangazo, abantu bose baryumve, abubatsi ngo babyumve, n'abateganya kubaka babyumve. Imana irambwira ngo 2025 ni umwaka Satani ahagurukije abadayimoni bo gusenya ingo nyinshi. Imana irambwira ngo umbwire abantu bubatsi ngo bazisengere, kandi n'abashaka kubaka ingo basenge cyane, kugira ngo Imana izabarinde bari abadayimoni babiri nabonye. Uriya mudayimoni nagera mu rugo rwawe
ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga nabonye bari abadayimoni bari gukoresha ntabwo urugo rwawe rwasigara rudasenyutse. Imana irambwira ngo uriya mwaka Satani ateguye amadevorose menshi cyane ku ngo nyinshi, zaba ingo z'abakiri batoya, ingo z'abakiri abageni, ingo z'abamaze iminsi. Imana irambwira ngo ndetse niza bujukuruje ntabwo azazitinya. Uzajya ubona hari ingo ziri gusenyuka, uyibaze ngo mbese ko bari abantu bari bageze mu zabukuru, mu by'ukuri biriya bintu bije bite? Imana irambwira ngo nuko nguko abadayimoni bamaze gutegura uwo mugambi wo gusenya ingo nyinshi. Amadevorose agiye kuba menshi 2025. Abantu wasangaga bari kuvuga bati rwose ibintu birakomeye muri iyi minsi, ingo za buno nuko niz'umunsi umwe niz'ukwezi. Hari umerutse kubona wubatse urugo rumara iminsi 3 ahita ajya kwaka devorose. Mu by'ukuri mbese ugasanga nuko, ariko Imana yambwiye ngo n'ingo zimaze iminsi abasenga muzisengere, kandi nukuri Uwiteka Imana abagirire neza, kandi Uwiteka Imana arengera ubwoko bwe, kuko ntabwo byoroshye. Abadayimoni bafite umugambi mubi cyane, kandi ikibabaje giteye agahinda, nabonye ingo nyinshi zisenyuka ari ingo z'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Numva ijwi rimbwiye ngo Satani yatatse ingo nyinshi ahereye muri ba bantu bitwa ko basenga, ahereye muri ba bantu bitwa ko bavugana n'Imana, ahereye muri ba bantu bitwa yuko bafite amasezerano y'Imana, ahereye muri ba bantu bitwa yuko ari abantu b'Imana. Imana idufashe cyane. Iyi message ukimara kuyumva usenge cyane, ukimara kuyumva usengere. Hari ibyo wenda watangiye kujya ubona urugo rwawe ukabona rurimwe ibibazo, ruhoramwe intambara, ruhoramwe amatiku, ruhoramwe amakimbirane, ariko nibura ufata amasengesho kugira ngo nibura aba badayimoni batazahera mu rugo rwawe. Kuko ikintu cyo namenye, imodoka yigenda inyura mu muhanda, buriya n'abadayimoni nabiyo bajya kwinjira hari ahantu bahera bati dushingiye ukuntu ruriya rugo rufite umutekano mukeya, reka twinjirire hano ruriya rugo n'ubundi turuhirike. Ariko Imana igufashe, nusenga Imana izabitangira. Hari iby'Imana izaburizamo. Imana yacu itugirire neza cyane. Indi message naje guhabwa indi message iteye gutya. Nabwiwe ngo abantu basenge cyane muri ibi bihugu byo muri Afurika, abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda basenge cyane, basengera ibihe biri hano imbere. Kuko nagiye kubona mbona Imana ibinyereka, ariko yabinyerekeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngiye kubona mbona umuntu wahembwaga umushahara utubutse cyane. Ngiye kubona mbona umuntu arimo arahembwa 800 ku kwezi by'amafaranga y'amanyarwanda. Noneho uriya muntu yari afite abanyeshuri ari kurihira, uriya muntu yari afite umuryango w'abantu bagera ku 8 ari kurihira, atunze. Uriya muntu yari afite ibindi bibazo akwiriye gukemura. Ngiye kubona mbona arahembwa 800, ariko ngiye kubona mbona yitangiye itama, mbona afite amaganya menshi cyane. Kandi uko ahembwe uriya muntu akarushaho kugira amaganya, kandi mu by'ukuri yari akwiriye kwishimira yuko umushahara ubonetse. Imana yo mu ijuru yambwira ngo mbwira abantu basengera ubukene buri hano imbere. Ubukene buri hano imbere. Imana irambwira ngo ntabwo ubukene ari uko abantu bazaba badahembwa. Imana irambwira ngo yewe n'imishahara hari abahembwa bazatuburirwa imishahara, ariko wahembwa umushahara utubutse, wareba ibibazo ufite ugasanga n'ubundi uhembwa 100,000 usabwa gukemura ikibazo cy'30000. Imana irambwira ngo mbwira abantu basengere ibyo kurya bikataza mu biciro. Ngiye kubona mbona umuntu arahembwa umushahara, ariko yajya guhaha wa mushahara ugashirira mu byo kurya n'ubundi, ndetse nabwo nahembuke n'umuryango we. Imana irambwira ngo
abantu basengera ibihe biri hano imbere, kuko ibiribwa bigiye kuzamuka mu rwego rwo hejuru, ibyo kurya bigiye kuzamura ibiciro mu rwego rwo hejuru. Nuko nguko iyo message nayibonye mbwirwa ngo abantu basenge, kandi nimbwirwa ngo abantu basenge, Imana yambwiye ngo cyane cyane uyu mugabane wa Afurika, inzara igiye gutambuka mu bihugu bitandukanye, uretse mu gihugu runaka, wenda ngo mvuge ngo mu Rwanda, ngo mvuge ngo muri Uganda n'ahandi. Imana yanyeretse n'ibihugu bifite iterambere, bifite umweru, bifite ibyo kurya. Ngiye kubona mbona inzara igeze muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo ibuka bwa butumwa naguhaye ngo Imana igiye kunyura mu bihugu bitandukanye. Imana irambwira ngo hari ibihugu igiye kunyuramo, ariko ikabinyuramo binyuze mu nzara igiye gutambuka muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo benshi bazicwa n'iyo nzara. Imana irambwira ngo inzara igiye kwica abantu benshi mu bihe biri hano imbere kubera kubura ibyo kurya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kandi ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe n'uko abantu yagaburiye, byatewe n'uko abantu Imana yagiriye neza, byatewe n'uko abantu Imana yiyeretse mu buryo bw'ibitangaza. Banze kumvira Imana, aho kugira ngo bayoboke inzira yo gukiranuka, bayoboke inzira y'agakiza, bayoboke inzira yo gusenga, bayoboke inzira yo kubaha Imana, ahubwo ngo bayoboke ibigirwamana, nk'uko tubisomye muri rya jambo dusomye hano mu gitabo cy'Abami, ngo Abisiraheli ngo baje kwiremera ibigirwamana. Niko dusomye ngo barema ibigirwamana ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icyashera, baramya n'ingabo zo mu ijuru, bakorera Bali. Baje kurema ibishushanyo by'inyana, barabiramya, baravuga bati izi nizo mana. Abandi ngo baza kuramya ingabo zo mu ijuru, abandi baza ngo kunyuza abana babo mu muriro, abandi ngo baza kuramya Shera, ikigirwamana cya Shera. Imana irambwira ngo kubera yuko abantu muri iyi minsi bafite ibigirwamana bamaze kwimika, ugasanga umuntu aho kubaha Imana afasha amafaranga yagize ikigirwamana. Ari nabyo bigiye gutuma abantu benshi bitwa ko bavuganye n'Imana igiye kubaca mu maso yayo. Igihe cyo kumwaza benshi kiraje. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kubera ibigirwamana bitandukanye abantu bamaze kwimika muri bo, ugasanga umuntu aho kwizera Imana mbese yiringiye akazi ke, kakazi akagize nk'ikigirwamana. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye kumwara. Nabonye umuntu ari guhembwa, yajya guhaha yatera imibare kubera ibyo kurya bihenze, ugasanga n'ubundi biramucanze. Njyangira amahirwe nkaganira n'abantu bo muri Amerika cyangwa abantu bo muri Canada, mwabira bihugu byo hanze, twaganira akambwira ngo buriya muri Afurika ibyo kurya birahenduka cyane, ariko iyi voka mubona, akambwira ati iyi voka hano mwe mugura igiceri cy'ijana, hano twebwe turi voka n'ubundi usanga igura nk'amadolari 5. Amadolari 5 yavunje mu manyarwanda ni amafaranga menshi. Imana idufashe. Biriya bihugu bifite n'umugisha uko byo mbese baba bafite n'amafaranga, ariko Imana irambwira ngo bigiye gucanga benshi, atari uko umushahara wahagaze, yewe n'umushahara warongewe, najya ajya gutera imibare asange n'ubundi biramucanze. Imana irambwira ngo kandi ibyo byatewe n'iki? Byatewe n'ibigirwamana abantu bamaze kwimika muri bo, bakimura Imana. Ikindi Imana yo mu ijuru irambwira ngo nangarize abantu bamaze kuva mu murongo. Aba bantu bari bahagaze ku murongo wo kubaha Imana, bahagaze ku murongo wo gusenga, babirimo neza, bamaze kuva mu murongo. Imana irambwira ngo ubahuru urugero, ngo iyo umuntu afite serivisi ari kwaka ahantu runaka, bikaba ngombwa yuko ba bantu basabwa kujya ku murongo, ngo iyo ushatse guteza akavuyo ukava mu murongo ushaka kugira ngo bagukorere mbere, ngo rimwe na rimwe bakorera bari ku murongo. Abenshi barabyumva neza kuko ibintu bikunze kubaho. Noneho
uko uhagaze ushaka kugira ngo baguhereho, abandi bakagenda biyongera kuri wa murongo, waza kugira umwaku amasaha akakugonga, wajya kubona ukabona n'ubundi bafunze, n'ubundi serivisi zawe zitarakorwa. Imana yo mu ijuru irambwira ngo uko niko hari abantu benshi bavuye ku murongo, bashatse kugira ngo binyurire inzira z'ubusamo, ariko Imana irambwira ngo izo nzira z'ubusamo nazo ntabwo bizemera. Imana irambwira ngo harimo n'abazinyuzemo barazamuka baratumbagira. Imana irambwira ngo irongera abamanuye. Lebevoshise fine contre. Ndavuga iby'Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uko muri kureba mukabona izi sengero leta yafunze burundu, aya macace yafunzwe, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niko abantu benshi n'ubundi bagiye kumanuka, kuko Imana yamaye ubutumwa buvuga ngo hari ubutumwa natambukije ku Musaraba TV umwaka utaha, nakunze kubutambutsa ahantu hatandukanye, bwari buvuga ngo imyanya ya bamwe ishyizwe ku isoko, intebe za bamwe zimaze gushyirwa ku isoko. Aho nabonye yerekwa nkabona abantu bari bicaye ku ntebe z'ibyubahiro, nkabona umuntu araje akajya afata za ntebe, n'ubundi akabahirika, n'ubundi bakagwa, n'ubundi bakagwana na za ntebe. Iyi Imana irambwira ngo uko niko abantu bicaye mu ntebe z'ibyubahiro kubwo kutubaha Imana, abenshi bagiye kuzivanwaho nabi. Ngira ngo ibyo byose muri kubibona, nubwo rimwe na rimwe Imana itunyuzaho ubuhanuzi, abantu benshi nimubyemere nimubishyikire, ariko Imana yarambwiye ngo Vedaste genda ubwira bumve abatumva, igihe kiraje kibumvishe, ngo kuko n'ubundi umwana w'umuntu asanzwe yumva afite ikimwumvisha. Imana yo mu ijuru irambwira ngo genda ubabwire kuko ibihe biraje kandi bigiye kwihakana abantu benshi. Imana irambwira ngo abantu biringiye amashuri, abandi biringira amafaranga, abandi biringira imiryango, abandi biringira ubutunzi, abandi biringira ibyo bari byo, ariko Imana irambwira ngo ibyo byose abantu biringiye bitari mu Imana bagiye kubimwarana. Mbere na mbere Imana, harahirwa umuntu uri kubaha Imana, harahirwa umuntu ufite guca bugufi akubaha Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Imana irambwira ngo nubwo umuntu w'Imana asuzuguwe, muri iyi minsi abantu b'Imana barasuzuguwe, muri iyi minsi abantu b'Imana nta gaciro bafite, muri iyi minsi abantu b'Imana niyo bavuga mbese usanga ibyabo biteshwa agaciro, ariko na mbere hose niko byari bimeze, ariko ntibitinze muzajya mubibona byabasohoreyeho. Buri igihe Imana yatangaga ubu butumwa buvuga ngo Imana ije guhirika intebe za bamwe, iyo abantu babyumva bagaca bugufi, hari icyo Imana yari gukora. Ariko kubera yuko twagiye tubivuga bakadutera amabuye, bari abahanuzi se, ibyo barimo se, natwe turi abakozi b'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo buriya umutima wawe niwo mushinzacyaha wa mbere uri kumwe nawe. Ukimara kumva ubu butumwa ubu ukwiriye kuvuga ngo ibi ngibi bivuzwe n'ibyanjye, wamara kubyumva ugaca bugufi ukihana. Nubwo intebe yawe yahirimye, ariko ukimara kumva ubu butumwa nawe ugasenga, ndagira ngo nkubwire ngo burya hari icyo Imana yakora. Imana ifite inzira zirenze 1000. None kuzi yuko wabonaga Minerivare y'abana ivuye mu maturo, wa mugani wa Yongwe ni utajyaga abihisha akavuga ngo ikibanza ni amaturo, iyi saha ni amaturo, abana biga kwiga kw'abana ni amaturo, umugore ni amaturo, nawe urabizi yuko ibyawe byose ni amaturo. None ku rusengero rwawe rwafunzwe, ku idini ryawe ryafunzwe, urukumva uzabigenza ute? Ariko uciye bugufi ukemera kwihana, burya Imana ifite inzira zirenze 1000 yagucira akayira, abana bawe bagakomeza bakiga, kandi ibyo kurya bikaboneka. Imana yagucira akayira, nukuri icyubahiro cyawe ugakomeza ukakigumana, kubera yuko burya Imana ntibura uko ibigenza. Tugiye gusenga Imana, ariko Imana ngo yaciye Abisirayeli n'Abayuda kubwo kutayumvira, ibaca mu maso yayo, ariko ngo yarakomeje kujya batuma abahanuzi, ariko ngo nibumvira abahanuzi, nibumvira babamenya, bazaga bababwira iby'Imana yababwiye. Imana rero idufashe, aho kugira ngo Imana izakumvishe, ikumvishe n'ubundi igihe kikumvishe, uyu mwanya
wakwemera guca bugufi Imana ikakubabarira, kandi nukuri mubo yazagirira neza nawe wabonekamo. Nubundi tugiye gusenga Imana, ariko ijambo twahereho ryatubwiye ngo nduwe umukunzi wanje nawe nuwanje, kandi urukundo rwe ararungaragariza. Iyo tugumanye n'Imana igitugaragariza urukundo rwayo, waba ugiye kuburara ukabona urukundo rw'Imana rurakugobotse, igakoresha umuntu udatekereza agakemura ikibazo cyawe. Iyo tugumanye n'Imana neza, iyo tugumanye na Kristo neza, nukuri tujya tubona umugisha uvuye mu biganza bye. Reka dusenge Imana, ariko nawe niba ukeneye umugisha, nukuri uce bugufi imbere y'Imana. Nukuri muririmbyi yararimbye ngo kurya k'Imana karyo watitirije si ugupfa kukabona. Guma ku karago usenga Imana yawe, nayo igiye kukwereka yuko ariyo wakoreye. Nubwo bimeze bitya, hari abandi barinze ubuhamya, hari abandi barinze amasezerano, hari abandi barinze agakiza kabo. Abo ngabo Imana yambwiye ngo ibagarutseho. Hari abo yirukanye, ariko hari n'abandi garutseho. Imana yanyeretse systeme Satani afite, systeme dayimoni afite, niyo gufata abantu n'ubundi akabashyira mu nkweto imwe. Nuko ku buryo ugomba gusanga niba umuntu hari uburyo yabaga asenga, mbese agakominikana n'Imana, ugasanga bwa burenganzira mu gihe kizaza ntabwo afite. Imana irambwira ngo abantu babe maso, umuntu wahawe agakiza amenye gusengera agakiza ke cyane. Nabonye haza igihe cyo kurenganya bera, mbona umuntu wese ufite agakiza arahigwa. Umuntu ufite Bibiliya mbona arimo arahigwa. Ngiye kubona mbona umuntu wese uvuga Imana arimo arahigwa. Ngiye kubona mbona umuntu wese uvuga yuko Imana ivugana nawe mbona arahigwa cyane. Imana irambwira ngo bwira abantu bamenye Imana bongera ibihe byo gusenga, kuko Satani yakajije umurego wo kurwanya bera b'Imana. Ariko ngewe ijambo nubatseho nirivuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yahagurukira kuturwanya ntabwo azadushobora. Itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana turagushimye, Mana Adonai, Mana Elohimu, Mana Jehova, Jehova Rafa, Jehova Nisi. Urahambaye, urakomeye, ukomeranye imbaraga zawe, wambaye icyubahiro cyawe, waremye ijuru n'isi, ubiremesha ubuhanga bwawe. Ijambo ryawe niryo ryabiremye. Mwami Imana Nyiringabo, na bugingo n'ubu uri Imana ikomeye. Urica ugakiza, ushyira ikuzimu ugakurayo, urakenesha ugakenura. Nyemerera ijambo ryawe riratubwira ngo amaboko yawe ari kumwe n'abagushaka bose kugira ngo abagirire neza, ariko uburakari bwawe n'igitsure cyawe biri ku bantu bose nukuri barwanya izina ryawe kugira ngo ubagirire nabi. Nyemerera uyu mwanya abantu bagiye gukurikira ubu butumwa kuri iyi channel Amakuru y'Ijuru TV, Mwami Imana Nyiringabo, imitima yabo izakugarukire, imitima yabo izahembuke. Ari ababaye imbata z'ikibi, Mwami bazabohoke. Ari ababaye imbata z'umwanzi Satani bazabohoke. Ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda bazabohoke. Ku munsi Mwami Imana Nyiringabo, abera bazahabwa ingororano. Ku munsi abera bazahabwa ishimwe. Nyemerera Mwami nanjye nzabonekemo, kandi Mwami n'abazakurikira ubu butumwa n'abazabusharinga bose kugira ngo Mwami bugere ku bandi, abo nabo bazagirirwe neza kandi bazahabwe n'umugisha. Urakoze Mana, ndagushimye. Ngaho komeza ubane natwe kubw'iyi message utambukije. Mwami Imana, umwuka wera yiherekeze ayigeze kuri beneyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha nshuti z'umusaraba.